nta muntu wakurutira inshuti nziza kandi ngo ntuzamenya agaciro k'umuntu agihari, ahubwo namara kugenda nibwo uzibuka akamaro yaragufitiye. Umuntu mugumana, umuntu ugukunda ntacyo agukundiye, mukina mutera burage, akora uko ushoboye kose ngo useke kandi aguhesha agaciro ngo utete. Ahomba byinshi ariko akaguha umwanya, agufata nk'umuvandimwe, arakubaha, aragukunda, aguhoza imbere y'ibindi byose. Umunsi umwe ukazavumbura ko hari inshuti yawe magara atakiri magara, ahubwo gutera amaganya. Yabonye izindi nshuti magana, ntakiguha umwanya no kugusuhuza bisigaye bimufata umwaka. Usigaye wenyine, uri gutekereza amabanga yose wamubwiye, akanga akagenda. Urabona abantu bose ntawe gukunda, buri wese araguhunga, ufite umujinya uvanze n'umushiha. Urwango rwakubanye umutwaro, uraryama bikanga, ntugihuza n'ibitanda. Ubona uwo witaga inshuti magara ari guseka n'abandi atanakwitayeho. Utangiye kwiyanga, ukomeje kwiheba, birangiye ubikoze wiyahuye. Umunsi ukurikiyeho, abantu bose mwigana barumiwe, baguye mu kantu bumvisha amakuru. Akababaro kari hose ku bana n'abakuru, n'abarimu mu marira. Mu giturage cyose ntawe ugiye mu murima. Abantu bose baratuje, nawe wundi witaga inshuti magara ari aho, isoni zamwishe. Ari kwitegereza ahantu wicaraga, yibuka uko witwaraga, agahinda kakamwica akarira, ariko ubu ntacyo byaramira. Arahara ahagaze, uwari inshuti yawe, uwahoza gutega amatwi wababaye, uwahoza kuyobora wayobye, uwahoza guhumuriza wihebye, ari aho yibaza ibyo witabye Imana kubera we. Ari kurira ariko ntacyo bitanga, wamaze kwigendera. Nyuma yo kuguhomba hakurikiyeho kuguhamba. Inshuti zawe zose ziri aho baje kugusezera. Imva yawe iramanuka mu butaka n'akavura karagwa. Inshuti yawe magara nayo iri kubona ibiri kuba itabyiyumvisha, nyamara ntabwo ari ibihuha. Ariko umurongo avuze induru ati, no, garuka, amahirwe ya nyuma, nzagumana nawe bya kinyamwuga. Ariko ubu byarangiye, wagiye burundu, usigiye buri muntu agahinda. Ni amakosa yande uwo wise inshuti yawe magara, wagusize umukeneye, wagutaye ntacyo umukoseye. Nubwo yirirwa ku mva yawe ariko niwe wabiteye. Iminsi ntigisa, buri joro ababyeyi bawe baryama barira. Nta byishimo hagati ya buri muntu wese wari ukuzi. Bose bumva ko bakagombye kuba barakubaye hafi mu gihe wari ugihari. Iyi ngiyi ni inkuru nihimbiye, ariko njye nawe twemeranya ko ibi bibaho mu buzima busanzwe. Twese tuzi kugira inshuti icyo bivuga, byongeyeho kandi kugira inshuti magara icyo bitumarira. Si ibyo gusa, twese twagiye twirengagiza abahoze batwita inshuti, tukabikora bitewe n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Inshuti ubundi bivuga urukundo, kandi urukundo iyo rubuze haza agahinda. Ibi nyuma bigutera guta icyizere, wata icyizere ugatangira kugira urwango, ukaba wanakwiyahura cyangwa ugahinduka ukamera nk'inyamaswa. Ese witwara gute ku nshuti zawe? Ya nshuti magara yawe mubanye gute?
ese nta muntu ushobora kwiyahura kubera wamwimye agaciro? Ese ukunda inshuti zawe nk'uko zigukunda? Ese ufite icyizere ko bitwumvishe bitakubaho cyangwa inshuti yawe? Niwemera ko umuntu akugira inshuti, uzabyemera ubikuye ku mutima kandi witeguye gukurikiza amabwiriza aranga inshuti, cyangwa se uzabyange hakiri kare, kuko nubwo bavuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, reka nongereho ko akabura ntikaboneke ari inshuti magara. Dukundane, duhane umwanya, twumvikane, tuganire, kuko ntituzi icyo inshuti zacu zishobora gucamo kubera uburyo tuzifata. Nitwa King Vicky, urakoze kureba iyi video. Gira amahoro kandi uhorane imigisha.